Wahisemo neza wahisemo Mia Boss TV. Uyu ni umwanya w'amakuru abagezweho kandi acukumbuye ikindi yizewe. Nge Derek ni inkuru mugiye kubana mbaye ikaze. Mu makuru turababwira ko RBC yahaye ubutumwa ababyeyi banze konsa ngo amabere atagwa. Turaza no kubabwira byinshi mu makuru abari kuvugwa, ntimugiye kure mbaye ikaze. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko konsa umwana kivuka bifite akamaro kenshi cyane ko bimurinda indwara zitandukanye kandi bikamwongerera ubudahangarwa. Buri mwaka kuva tariki ya mbere kugeza ku ya 7 Kanama, u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza icyumweru cyahariwe konsa. Iki cyumweru cyahawe insanganyamatsiko igira iti konsa neza hazaza heza. Icyakora muri iyi minsi hari bamwe mu babyeyi bo mu Rwanda by'umwihariko abatuye mu mijyi banze konsa abana ngo hata amabere yabo ateye neza atagwa cyangwa bakabyibuha cyane. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko konsa ari byiza ku buzima bw'umubyeyi n'umwana ndetse n'umuryango nyarwanda w'ejo hazaza. Ababyeyi basabwa konsa abana babo nibura imyaka 2, harimo amezi 6 umwana yonka nta kindi kintu na kimwe avangiwe, nyuma agakomeza konka ahabwa n'imfashabere kugeza nibura ku myaka 2. Ibi bimurinda kurwaragurika, kugira imirire mibi, bikamurinda kugwingira ku gihagararo no mu bwenge. Ubushakashatsi bwakozwe ku rwego rw'ubuzima mu 2015 bwagaragaje ko muri uwo mwaka u Rwanda rwari rufite abagore bonsa abana babo amezi 6 bari 87.3%. Nyuma y'imyaka 5, ni ukuvuga muri 2020, umubare w'abagore bonsa amezi 6 waragabanutse ugera kuri 88.9%. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko abonsaga amezi hagati ya 4 na 5 bari 88.8% muri 2015, mu gihe muri 2020 bagabanutse bakagera kuri 68.1%. Bigaragaza ko abagore bonsa bari kudohoka cyane bitewe n'impamvu zitandukanye. Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA ushinzwe imirire myiza ndetse n'ubukangurambaga bwa Enough Campaign bugamije kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana bato, Ntimugura Jaive avuga ko kuba umubare w'ababyeyi bonsa ugabanuka hanini biterwa n'impamvu zitandukanye zirimo n'imyumvire ya bamwe ikiri hasi. Akomoza ku babyeyi bamwe bo banga konsa ngo amabere atagwa, yavuze ko yari imigirire idakwiye cyane ko ibera ari inkongoro y'umwana. Ati twavuga ko ari imigirire itari myiza kuko ubundi iyo umubyeyi yamaze kubyara amabere ntabwo aba akiri umurimbo, ahubwo aba yabaye inkongoro z'umwana. Kugira ngo uwo mwana buzwe ayo mahirwe ntabwo ari ibintu byiza. Icyiza ni uko ababyeyi bakwiye kumva ko bakwiye konsa kandi bakonsa neza, kuko amabere aba yamaze kuba inkongoro z'umwana, ntabwo aba ari imirimbo. Ntabwo umubyeyi uba wabyaye umwana amukunze akwiye kumubuza amahirwe y'ubuzima, cyane cyane muri ya minsi 1000 ya mbere. Nshuti bakunzi ba Mia Boss TV, hari byinshi by'ingenzi ukwiye kumenya ku konsa. Uri kwibaza uti ni ibihe? Ni ingenzi guhita ushyira uruhinja ku ibere rukimara kuvuka kugira ngo uhembere vuba. Mubyeyi onsa umwana wawe amashereka y'umuhondo aboneka mu minsi 5 nyuma yo kubyara kuko amurinda indwara nyinshi. Uruhinja rwawe ntirukeneye guhabwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Amashereka arimo intungamubiri zose n'amazi umwana wawe akeneye mu mezi 6 avutse. Konsa umwana gusa bivuga kumuha amashereka yonyine, nta kindi kintu muvangiye kabone n'amazi keretse gusa imiti yategetswe na muganga. Si byiza kandi kuvangira umwana amashereka n'andi mata, ibiryo cyangwa ibinyobwa mbere y'uko yuzuza amezi 6. Bituma amashereka yawe agabanuka kandi bishobora no gutera umwana kurwara. Igihe ugiye kure y'umwana ushobora kwikama amashereka ukayamusigira. Ngira ngo bakunzi ba Mia Boss TV, si abagore bireba ahubwo n'abagabo b'ubumenyi murabukeneye kugira ngo dufatanye twese tugire umwana ukuze neza kandi mu gihagararo no mu bwenge. Ubwo ngubwo ababyeyi bumvaga ko amabere yabo atagomba kugwa kandi babyaye biba byabaye inkongoro, ntabwo biba bikiri umurimbo.
Nshuti bakunzi ba Boss TV, tugana ku musozo ariko ntitwasoza tutababwiye ku makuru avugwa mu myidagaduro. Duhere iwacu hano mu Rwanda tubabwire ko nyuma y'igihe kinini ateguza abantu alubumu, ubu ngubu yaje kwitangariza kuri channel ya YouTube ubwo yakoraga ikiganiro avuga ko iri hafi yaboneraho no gusaba abakunzi kubwo kubatengwa ariko ku mpamvu zitamuturutseho. Uyu nta wundi ni Social Mura, umuhanzi cyangwa se umusoro uturuka hariya ku Rwesero muri Gicumbi, akaba yavuze ko alubumu iri hafi cyane kugira ngo ijyanze abakunzi be bayumve. Tubabwire ko kandi makuru avugwa hanze mu myidagaduro, nyuma y'igihe kinini ari umuhanzi mwaramukunze cyane mu ndirimbo zitandukanye yaba iz'urukundo izindi zitandukanye yagiye abaririmbira, ubu yaje gutangaza ko filime ye ya mbere iri hafi kugana ku musozo. Uyu nta wundi ni Burna Boy mwakunze muri benshi, ubwo ngubwo twizere ko n'ubundi na filime ye muzayireba. Nshuti bakunzi ba Boss TV, uyu ni nawe musozo w'amakuru twe twabateguriye, reka dusubire ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza, ndabashimiye. Derek niyo nkuru. Muraho neza ngo harya abatekamitwe baracyabaho ku buryo njye wampangika sukantera icyase muhanuka. Gotesi njye sinabakandora imana bahangitse za lavabo na tuwarete, kandi naramenye Kulo Hardware Limited yaba toilet nziza zo mu nzu za Mirano, showa, robine zo muri dushe, izo kuri lavabo, mbese ibijyanye n'amazi byose njye ndangurira muri Kulo Hardware Limited. Ibikoresho by'amashanyarazi kandi byose nabyo mbariza muri Kulo Hardware Limited. Location ni Kigali Gisozi muri Watford, ahazwi nko kwa Mukiga mu muryango wa 37. Wanabariza kuri 0788 55 05 cyangwa ukaba watubariza kuri 0788 17 79 Kulo Hardware Limited turabahiga. Kulo Hardware Limited ubukombe mu kugira ibikoresho biramba kandi bihendutse. Utatugannye wagana nde kandi ari twe twahabaye ubukombe mu kugira ibikoresho biramba kandi byizewe. Nimutugana tubaranguze kandi ku giciro kibanogeye. Ntuzagira ikibazo cy'ibikoresho by'amashanyarazi cyangwa by'amazi kandi nkurangiye Kulo Hardware Limited. Kulo Hardware Limited turi nagereranwa mu gihugu hose.